ese nawe wemera ko Miss Muyango ari mu bakobwa beza u Rwanda rufite? Ese wemera ko Miss Muyango ari umwe mu ba chief presenter cyangwa se TV show beza b'abakobwa u Rwanda rufite? Ariko byose wemera ko Miss Muyango ari umwe mu ba influencer bagezweho kandi bakunzwe bafite igikundiro? Ibyo byose akaza kuba birutisha kuba ari umwe mu ba MC beza cyangwa se aba host beza cyane bagezweho ubu ngubu mu Rwanda. Ariko ibyo byose bikaza kuba abikurikirwa n'igikundiro afite, akundwa n'abantu mu ngeri zose, akundwa n'abasore, akundwa n'abagabo, akundwa n'abana. Byose bikaza kugaragaza yuko wita Miss Muyango ari mu bantu bafite igikundiro gikomeye cyane u Rwanda rwigeze kugira. Nimba utarigeze umenya amateka ye, reka nanjye myakufire imuzi n'umusingo ubukire ubuzima bwa Miss Muyango. Ariko se wibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwa nanjye umunsi ko toka. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Uwase Clotina, ariko none mwamumenye ku izina rya Muyango. Yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu, aza kubavukira mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka w'1997. Ubu tuvugana afite imyaka 29. Miss Muyango kandi yaje kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2019, akaba ahantu benshi cyane baje kumenyera dore yuko yari mu bakobwa beza cyane bagaragaye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019, aho yarahagarariye intara y'Amajyepfo. Rero Miss Muyango yaje kwinjira mu bakobwa 20 bari bahataniye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'2019, ariko nanone bitewe n'ubwiza yari afite, bitewe n'uburanga yari afite, ntabwo yigeze agirirwa amahirwe yo gutwara irushanwa rya Miss Rwanda. Ariko none yaje kuba Miss Photogenic cyangwa se ni wa mukobwa uba warahize abandi mu kugaragaza ubwiza, ariko nanone binyuze mu mafoto. Ugomba mvuga mu kwifotoza cyangwa se mu kinyarwanda cyiza reka tuvuge ko yabaye umwiza mu bazi kwifotoza cyangwa se mu bantu bazi kugaragara neza cyangwa mu bantu bafite amafoto meza. Rero Miss Muyango kuva icyo gihe muri 2019 ubwamamare bwe kumenyekana ndetse no gukundwa n'abantu benshi yarakuye muri Miss Rwanda byahise bimugira umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse aba umwe mu bakobwa bakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko yari amaze kuba umwe mu ba Miss bari bagezweho icyo gihe, dore yuko aratangiye kugenda kandi avugwa mu nkundo n'abantu batandukanye. Rero mu mwaka w'2021 wabita Miss Muyango yaje kuvugwa mu rukundo n'umusore wakiniraga ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse akaza kuba yakiniraga n'ikipe ya APR yitwa Kimenyi Yves, kandi baje kujya mu rukundo rwabo ravugwa cyane. Ariko none bamwe bakagenda bavuga yuko ari ibihuha, ariko biza kuba biza gushyirwa ku murongo ubwo bita Kimenyi Yves ubwe yazaga kwitangariza yuko kuko ari mu rukundo na Miss Photogenic wa 2019 ariwe Uwase Muyango. Icyo gihe rero ntabwo byatinze urukundo rwabo rwaravuzwe cyane, ariko nanone biza gushyira mu mwaka w'2024 maze ndetse na Kimenyi Yves baza kuba basezerana mu mategeko y'u Rwanda, ndetse baza kuba nasezerana imbere y'Imana, biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo. Icyo gihe rero nyuma yaho wabita Muyango ndetse na Kimenyi baje kubyara umwana w'umuhungu, baza kuba bamwita Miguel. Maze wabita Muyango kandi yakomeje kwamamara cyane social media, ndetse icyo gihe Miss Clotina Muyango aza kuba atangira gukora nk'umunyamakuru, atangirira kuri televiziyo bita Ibyo TV, aho yakoraga ikiganiro ariko mwe na MC Buryohe, akarimwe mu biganiro cyangwa se kimwe mu kiganiro cyacaga kuri televiziyo cyakurikirwaga n'abantu benshi, dore yuko batumiragamo abahanzi, abakinnyi ba filimi ndetse n'ibindi byamamare muri rusange, bakagenda baganira ndetse bakagenda barushaho no kuvuga ubuzima busanzwe bw'ibyamamare. Gusa nanone muri iki kiganiro ubita Miss Muyango yakoraga performance cyangwa se ni ikiganiro cyabagamo ibice byinshi, dore yuko banyuzagamo bakagenda banabyina. Maze ubita Miss Muyango aratinyuka arushaho kugenda abikunda. Icyo gihe rero ubita Miss Muyango yaje gutangaza yuko atangiye kumugaragara icyo bita MCing cyangwa se guhostinga, atangira kugenda akora ibitaramo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, dore yuko ari umwe mu bantu kandi bakundwaga n'abantu benshi. Icyo gihe rero Miss Muyango yagiye yemusinga mu birori byinshi bikomeye cyane byaberaga mu Rwanda, ariko
ibi byose aza kuba anatangiza ikiganiro kuri YouTube, akaba ari umuyoboro wa YouTube yarafunguye ku mugaragaro, aza kuba cyita Who is my dad, akaba ari ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi dore ko yatumiragamo abahanzi, abakinnyi ba filimi, ibyamamare muri sinema ndetse no mu zindi segiteri zitandukanye, maze akarusho akagenda atumira abantu bakomeye usibye abo mu Rwanda ndetse akagenda azana n'abanyamahanga. Rero icyo kiganiro cyarakunzwe maze kizamurira Muyango kurushaho igikundiro yari asanzwe afite mu bantu, maze abantu benshi baramukunda kugeza ubu ngubu. Muyango akaba ari umwe mu bakobwa bakoresha social media bakunzwe cyane, dore yuko ari umwe mu bantu kandi bafite igikundiro. Rero mu minsi ishizeho bita Miss Muyango yaje kuba akora akandi gashya, aza kuba agaragaza imwe mu modoka nziza cyane yaguze, imodoka zihenze cyane, akaba ari imodoka ibarirwa agaciro karenga hafi miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose kandi Miss Muyango akaba yarabikuye mu gukora cyane, mu kwihangana ndetse no kubyaza amahirwe yagiye abona, akaza kuba ayabyaza umusaruro, ariko byose akaza kuba abirutisha kuba ari mu bantu bakora cyane kandi bagenda bagaragaza yuko bafite igikundiro. Ibi byose agenda abibyaza amahirwe. Rero navuga byinshi kuri Miss Muyango, navuga byinshi ku mateka ye, ariko se wabuzi yuko Miss Muyango ari mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, reka mubwire ngo ukora subscribe kugira ngo ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi n'ahandi hantu uzakura amakuru